ndagira ngo murambure Bibiliya zanyu muri Luka ibice 10 umurongo wa 2. Muri iryo jambo umukiza yahavuze, yaravuze ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Imyaka 2000 hafi gushira umukiza avuze amagambo. Nubwo hashize imyaka ingana ityo, iri hafi 2000 nkuko nakomeje kubivuga, iri jambo rivuzwe riracyafite uburemere. Iri jambo riracyafite uburemere, ndetse umuntu yavuga ko uko bugoroba bugacya iri jambo ry'umukiza rigenda rirushaho kuremera. Uko umunsi wo kugaruka kwa Kristo ugenda utwegera, niko iri jambo rigenda rirushaho kuremera, yuko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi ari bakeya. Vuba aha nasomye mu ikinyamakuru Impact cyandikwa na Federation ya Quebec, Federation yacu, ku ipaji ya 5 havuga ko Iravari, mu mudugudu wa Iravari, utuwe n'abantu 380. Abadivantiste umunsi wa 7 ari 175. Umudugudu wa Iravari utuwe utamu ngo ni wanyu bareba, hari abantu 380 abaturage. Abadivantiste umunsi wa 7 ni 175. Nagerageje kujanisha uyu mubare sinabona harimo n'umuntu n'umwe. Ngerageza kubishyira ku 1000 sinabonamo umuntu n'umwe, mbona ibice. Kugeza igihe nagiye ku 10,000 nsanga ari abantu 4 mu bantu 10,000. Ni ukuvuga Abadivantiste ni hafi abantu 4 cyangwa se 5 mu bantu 10,000. Mbese murabona ijambo ry'umukiza ridafite uburemere, ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Ahandi rero ubwo ntabwo nzi byari byo, wenda byaba ari bicika kuruta Iravari, byaba bicika kuruta Iravari. Wenda umuntu yabona umuntu umwe mu bantu 100,000 cyangwa se ntagire n'umwe. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Mwene data umukuru Kimenyi igihe yatwigishaga ahangaha yatweretse akamuganike, ntabwo iryo zina naryibagirwa, katagira amaboko. Mwarakabonye katagira amaboko, ariko niki akaba yariyemeje kuzenguruka isi yose avuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Mbese icyo duha agaciro ni iki? Matayo ibice 4 umurongo wa 18 kugeza 25. Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza 25. Ndahasoma nihuta. Umurongo wa 18. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe 2, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko barabarobye. 19.
arababwira ati nimungurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya yabana n'ifite surinyeri zihwanye n'umubare wanyu ndari kuzibaha mwese, maze mugasurinya iryo jambo uwo mwanya iboneka ku murongo wa 19, iboneka ku murongo wa 20. Uwo mwanya basiga incundura zabo baramukurikira. 21. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na Zebedayo bapfundikanye incundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya nabyo ndagarutse, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Umurongo wa 23. Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Samariya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe. N'abatewe n'abadayimoni n'abarwayi b'icuri n'ibirema arabakiza. Abantu bose, abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya, i Dekapoli, ni Yerusalemu, ni Yudaya no hakurya ya Yordani. Uwo mwanya ibyo bari barimo bihinduka ibitagira umumaro, maze Yesu abagira abarobyi b'abantu. Ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bake. Yesu ahamagaye abarobyi b'i Galilaya hashize imyaka hafi 2000, na n'uyu munsi arahamagara abagabo bari hano mushyira mu kuri mu cyubahiro cyanyu, mushyira mu kuri abagabo muri hano mushyira mu kuri. Murakoze cyane. Abagore muri hano namwe arabahamagara. Abagore muri hano mushyira mu kuri. Abagore bari gushyira mu kuri gakira, mushyira mu kuri cyane. Yesu uyu munsi namwe arabahamagara. Abasore muri hano mushyira mu kuri. Abasore n'inkumi namwe arabahamagara. Abana batoya, Korowe, Hope, Anje, mwese Yesu arabahamagara kugira ngo mugaragaze umucyo w'ukuri. Arabahamagara kugira ngo kugaragaza inkuru nziza ku batuye isi yacu. Nk'abantu umuntu yatekereza ati mbese kuki Imana itakoresheje ubundi buryo? Icyo nagitekerejeho, navuze nti nta gushidikanya ko byari gushobokera Imana, kuko ishobora byose. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibwiye uyu musozi iti vaho ngaho imbukira hari umusozi ukagenda ukanyunyuka ukagira ngo ni vatiri cyangwa se indege, kuko ishobora byose. Byari gushobokera Imana rero gukoresha abamarayika bayo batabarika mu kurangiza uyu murimo, mu kurangiza ubutumwa bw'inkuru nziza ku batuye isi yacu mu gihe gito cyane. Ariko kuko ari Imana yashatse gukoresha wowe nanjye. Haleluya. Imana yashatse gukoresha wowe nanjye.
kera nigisha najya nkunda gukora izo geste. Ngaho reka tubikore. Yashatse gukoresha wowe nanjye, ntabwo byakozwe. Ndabisubiramo. Yashatse gukoresha Imana mu cyubahiro cyayo kuko ishobora byose. Yashatse gukoresha wowe nanjye mu kurangiza uwo murimo wo kubwira abatuye iyi si yacu ubutumwa bw'inkuru nziza. Haleluya. Nuko Imana yabishatse. Ngiyo misiyo dufite. Mbese icyo Imana igushakaho ugiha agaciro? Mbese icyo Imana inshakaho ugiha agaciro? Icyo ni ikibazo uwo ari we wese akwiriye kwibaza. Akwibaza ati icyo Imana inshakaho mbese ngiha agaciro kacyo? Mbese nkoresheje jambo uwo mwanya, mbese ngiha agaciro kacyo icyo Imana inshakaho? Luka ibice 19 umurongo wa 10. Igitabo cya Luka ibice 19 umurongo wa 10. Haranditse ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Gushaka no gukiza icyari cyazimiye, ngicyo icyo Yesu yahaga agaciro kuruta ibindi byose. Mbese wowe icyo uha agaciro ni iki? Icyo uha agaciro kuruta ibindi ni iki? Ko Yesu icyo yahaga agaciro ari ugushaka no gukiza icyari cyazimiye, kandi ko iyo misiyo ari iyawe uyu munsi. Mbese iyo misiyo Umukiza yaguhaye uyiha agaciro? Ngicyo rero natwe icyo tugomba guha agaciro. Muri Yesaya 43 umurongo wa 10 hatubwira ko misiyo y'ubwoko bw'Isirayeli kwari ukugaragaza Imana. Misiyo y'ubwoko bw'Isirayeli nta yindi kwari ukugaragaza Imana. Iki Imana yaturemeye igatuma dusa neza dutya nk'uko tumeze, ikaduha imigisha dufite, nta ikindi ni ukugira ngo duheshe Imana icyubahiro, ni ukugira ngo tugaragarize bagenzi bacu Imana. Niba rero Imana yarakuremye ku isi ukaba ukiriho, ukageza amagingo yawe ukiriho, ukaba utagaragariza abandi Imana, ni ukuvuga yuko misiyo Imana yatumye ikurema utayikora. Abikora. Niba atari ko mbigenza, ni ukuvuga ko iyo misiyo ntayikora. Mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23 ndagerageza kwihuta. Bibiliya itubwira ko abantu bose bakoze ibyaha. Abantu bose. Bibwira ko muri Bibiliya zanyu ijambo bose risuri bose, twese abantu bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Muri Yesaya 59 umurongo wa 1 kugeza wa 2 Bibiliya itubwira ko Imana kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo, Imana yashyizeho kuva kera isi itararemwa inama y'agakiza, icyo umuntu yakwita amunisiti kuri buri wese ubishaka. Imana yashyizeho amunisiti kuri buri wese ubishaka. Ni wowe nanjye
tugomba kujya kubwira abantu iyo nkuru ya Amnesty y'inama y'agakiza. Hari ijambo umugaragu w'Imana Paul yasomye, Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Ezekiel. Ezekiel ibice 3 umurongo wa 17 wa 17 ntabwo ndi busome, ndasoma umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Ezekiel mwambure ibi yazanye muri Ezekiel, twongere tuhasoma. Iri jambo ryo muri Ezekiel ni ijambo riteye ubwoba, ni ijambo rikomeye. Ntabwo kuba ubuyobozi bw'itorero bwemeye yuko mpagarara imbere yo kuza kubatera ubwoba, ariko kuvuga ko ijambo ryo muri Ezekiel ari ijambo riteye ubwoba, ndumva nta kosa rihari kuko ubwaryo riteye ubwoba. Ezekiel ibice 3 umurongo wa 17 turageza umurongo wa 19. Ezekiel ibice 3 nahageze. Reka dufatanye gusoma, kongera kwasoma. Ezekiel ibice 3 umurongo wa 17. Ndasoma. Mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli, nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye. Uwiteka uvuga. Mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli, nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye. Ubumvishe ibyo mbaburi. 18. Nubwira umunyabyaha uti, nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire. Cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ze mbi ngo akize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. 19. Ariko numuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Bakristo bavandimwe, iri jambo riroroshye. Murumvira ijambo ryoroshye? Mutekereza ko kubazwa amaraso y'umuntu ari ikintu cyoroshye? Kumutari kundeba, mundebe. Sinzi niba mwabishyize mu ruzungu hariya. Izaki kubazwa amaraso y'umuntu ni ikintu cyoroshye? Kubazwa amaraso y'umuntu ni iki? Kubazwa amaraso y'umuntu ni iki? Kasi uzi uko byo nta? Mariya ukumva kubazwa amaraso y'umuntu? Samweli hari inyuma. Kubazwa amaraso y'umuntu muri kuryumva? Ngo nzakubaza amaraso ye. Uwiteka niko avuga. Umuturanyi wawe, uwo muturanyi, niba utaramubwiye iyo nkuru nziza y'agakiza, ukicecekera, Uwiteka aravuga ngo azakubaza iki? Amaraso ye. Gupfa azapfa, ariko ngo Uwiteka azakubaza amaraso ye. Urubanza rukomeye. Nigeze gutekereza ntahari wenda kuba twaramenye inkuru nziza y'ubutumwa, ubutumwa bw'inkuru nziza ahari ni ishyano twagushije. Nabyo byashoboka, kuko ngo aba nitutabuvuga
nutamubwira ukicecekera, Uwiteka azakubaza amaraso. Kubaza amaraso y'umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kubaza amaraso y'umuntu ni ikintu giteye ubwoba. Ni ukuvuga yuko urupfu rw'uwo muntu muri make ari wowe Uwiteka wagenje ate arugenze ku mutwe. Waricecekeye se? Waramuyobeje. Mbese kujya gusenga ku isabato nanjye naza waza, ariko ubwo hari ibindi ufite nta kibazo wakwikomereza. Azakubaza amaraso ye. None se ko hari ubukwe ku isabato nyuma ya saa sita, umuntu ukaba wagomba kumubwira ubutumwa, aho kugira ngo umubwire ubutumwa ukajya kwifatanya nawe nk'ubwo bukwe. Uti nibyo nta kibazo, mu kiganiro ibindi byose bitagira umumaro. Uwiteka ngo azagenza ate? Azakubaza amaraso ye. Gupfa azapfa, ariko Uwiteka ngo azakubaza amaraso. N'urubanza rukomeye. Kuba twikorera ibyo twishakiye, uburyo twitwara, uburyo twifata, abantu bagapfobya inkuru nziza, abantu bagapfobya ubutumwa bitewe n'uburyo twifata. Ngo Uwiteka azagenza ate? Azatubaza amaraso y'abo bantu batubonye nk'uko twitwara. Azatubaza amaraso yabo. Matayo ibice 10 umurongo wa 33. Ndagira ngo nawe twasome Matayo ibice 10 umurongo wa 33. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu wese. Niko Yesu avuga. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakana imbere ya Data uri mu ijuru. Uzagenza ate? Uzanyihakana imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakana imbere ya Data uri mu ijuru. Mbagaze ku maguru yombi ndagira ngo mbabwire yuko nta muntu n'umwe, nubwo yaba yarize amategeko muri universite ya Harvard, numva ko ari iyo universite ikomeye hariho yigisha amategeko, ntushobora gutsindirwa urubanza keretse Yesu gusa ni ubwo ushobora kugutsindishiriza. Nubwo waba warize amategeko ya hehe, urwo rubanza nta muntu ushobora kurutsinda keretse Yesu agenje ate agutsindishije. Mbese ntiryaba ari ishyano Yesu avuze ati ntabwo muzi? Urubanza ntirwaragutsinze? None se ko nahagararaga imbere y'abantu nkabwiriza, ko nahagararaga imbere y'abantu nkigisha, ko naririmbaga kubizi, sinkuzi? Urubanza biba bigenze bite? Rwaragutsinze. Ntabwo nkuzi, sinigeze kukumenya. Ko naturaga se ngatanga na kimwe mu icumi, sinigeze kukumenya. Mbese byacyura iki Yesu Kristo turamutse tugeze imbere akatwihakana ati sinkuzi? Ko urwo rubanza uzarutsinda, dushobora kurutsinda. Hano muri Matayo niko avuga ati uzanyihakana imbere y'abantu wese,
uzanyihakana imbere y'abantu ngo nanjye nzagenza nte, nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Nzavuga ko namuzi, kandi Yesu navuga ko atakuzi, Yesu navuga ko atanzi. Urubanza ruzaba bwite rute? Gutsinzi. Uzaba gutsinzi, uzaba umutsinzi, kuko utahamije izina ryanjye, kuko utangamije imbere y'abantu, nanjye sinzaguhamya imbere ya Data. Niko Yesu avuga. Urubanza ruzaba gutsinzi. Mbese byacura iki Yesu avuze yuko atigeze kutumenya? Byacura iki? Twaba twarakoreye iki? Twaba twarakoreye gusa. Abahanga bavuga ko Rono verbal non verbal, sinzi ko nabishyira ibikorwa bivuga kuruta amagambo. Bavuga yuko ibikorwa bitanga message kuruta amagambo. Imyitwarire yacu itanga message kuruta amagambo. Rono verbal itanga message kuruta amagambo. Niko bahanga bavuga. Ntabwo nzi amajanisho uko ameze, ariko bavuga yuko amagambo atari yatanga message kuruta ibikorwa. Bibiliya irabihamya muri Yesaya 29 umurongo wa 13, ikabihamya muri Matayo ibice 7 umurongo wa 21, muri Yesaya 52 umurongo wa 5. Amasomo ni menshi abihamya yuko ibikorwa bivuga kuruta amagambo. Umugambi wa buri wese wagombye kuba uyu nguyu ngo, umugambi wawe, umugambi wanjye wagombye kuba uyu ngo, ababona ibyo nkora, ababona ibyo nkora be kubona François ngo washyira izina ryawe, ngo Rebeka arashyira izina rye. Ababona ibyo nkora be kubona Rebeka, ababona ibyo nkora be kubona Adeline w'umunyabyaha, ahubwo abambona ibyo nkora babona ipica ya Yesu Kristo umuziranenge. Haleluya. Ababona ibyo nkora, ababona ibyo nkora be kubona François w'umunyabyaha, ahubwo babone ipica ya Yesu Kristo umuziranenge. Iryo jambo ntabwo byari kwiriye amena rwose. Ababona ibyo nkora babona ipica ya Yesu Kristo umuziranenge, kugira ngo ubutumwa bw'inkuru nziza buhabwe agaciro kawe. Ndashaka gusoza ndasozereza ku magambo abiri. Ijambo rya mbere ndasozereza niringiri ngo umugambi w'Imana nuko hatagira n'umwe urimbuka. Izaki ku isi ubu hari abantu bangana miliyari 6. Umugambi w'Imana nuko abantu miliyari 6 hatagira n'umugenzi uti urimbuka. Niyo mugambi w'Imana. Bibiliya irabihamya
muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 15. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese. Hari uvuyemo? Hari umuntu uvuyemo? Iyo bavuze ijambo wese, hari uvuyemo? Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Umugambi w'Imana nuko hatagira umuntu n'umwe urimo. Irindi jambo sozerezaho niringo, ikamba Yesu azakwambika. Hazaba hari inyenyeri zingahe? Ikamba Yesu azakwambika, hazaba hari inyenyeri zingahe? Cyo ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Mbese hazaba hari inyenyeri zingahe? Danieli ibice 12 umurongo wa 3. Danieli ibice 12 umurongo wa 10 umurongo wa 3. Danieli ibice 12 umurongo wa 3 haranditse ngo, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku netahari. Nongere nsomere isomo Danieli 12 umurongo wa 3. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku gukiranuka, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Haleluya. Ndasaba Imana ngo idufashe kugira ngo kuvuga ubutumwa bw'inkuru nziza aba aricyo tugira nyambere mu mibereho yacu, maze ubwo Yesu agiye kugaruka azatwambike ikamba ry'ubugingo. Amen.